izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Nimuhumure bana b'Imana, dukomere ku Mana buri munsi, dufashijwe n'amasomo kuri wa gatatu w'icyumweru cya 10 gisanzwe, tariki 9 Kamena 2021. Isomo rya mbere ni ryo mu ibara ya kabiri Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa gatatu umurongo wa 4 kugeza ku 11. Bavandimwe, ngiki cyizere dufitiye Imana ku bwa Kristo, bityo ku bwacu tukaba ntacyo dushobora kwiratana kudukomotseho, kuko ubushobozi bwacu buturuka ku Mana. Niyo yatugize abogeza bisezerano rishya ridashingiye ku byanditswe ahubwo kuri Roho, kuko ibyanditswe bikurura urupfu, naho Roho we agatanga ubuzima. Niba gushinga ubutumwa bitarindaga urupfu, busharazwe ku bisate by'amabuye, kwaramuhesheje ikuzo ringana rityo, kugeza ubwo Abayisiraheli badahangara kureba uruhanga rwa Musa kubera ubengerane bw'akanya gato bwo ku maso he. Bishoboka bite ko washinze ubutumwa bwa Roho atamutambukije kure ikuzo? Ubwo ubutumwa bwavanyeho ubucibwe bwagize ikuzo, ubutumwa bugeza ku butungane usumbije kure ikuzo risesuye. Uko byamera kose, ibyahoranye ikuzo byarayoyotse ubigeranyije n'ibifite ikuzo rihanitse ryo kuri ubu. Niba rero ibyamaze akanya gato byarahawe ikuzo, bishoboka bite ko bigenewe guhoraho biturusha kugira ikuzo? Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 99. Uhoraho Imana yacu ni nyir'ubutagatifu. Nimusingize Uhoraho Imana yacu, nimupfukame imbere y'akabaho cy'ibirenge bye, kuko ari nyir'ubutagatifu. Musa na Aroni bari mu bahereza bitambo be, Samweli akamubiyambaza izina rye. Biyambazaga izina ry'Uhoraho, maze nawe akabumva. Yababwiriraga mu nkingi y'agacu kererana, bagakurikiza amabwiriza ye n'amategeko yari yarabahaye. Uhoraho Mana yacu, wowe warabasubizaga, ubagaragariza ko uri Imana itinda kurakara, ariko ukabahanira n'ibyaha byabo. Nimurate Uhoraho Imana yacu, maze mupfukame imbere y'umusozi we mutagatifu, kuko Uhoraho Imana yacu ari nyir'ubutagatifu. Uhoraho Imana yacu ni nyir'ubutagatifu. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yesu Kristo uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 5 umurongo wa 17 kugeza ku 19. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi, maze arababwira ati, nimukeke ko naje kuvanaho amategeko cyangwa abahanuzi. Sinaje gukuraho, ahubwo naje kunonosora. Koko rero ndababwira ukuri, kugera igihe ijuru n'isi bizashirira, nta kanyuguti nta n'akadomo kazava mu mategeko, ibyo byose bitarangiye. Nuko rero uzarega kuri rimwe muri aya mategeko yoroheje kandi akigisha n'abandi kugenza batyo, azitwa igiseswa mu ngoma y'ijuru. Naho uzajya yakurikiza akatoza abandi, azitwa umuntu ukomeye mu ngoma y'ijuru. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Yesu Kristo akuzwe iteka bavandimwe. Umuhanzi umwe ati, Yesu Kristo ni intwari n'umugabo utabeshya. Rero nitumukomereho. Bana b'Imana, uyu munsi muri amasomo atagatifu turazirikana ku byiza byo gukomera ku Mana. Burya iyo ukomeye ku Mana nibwo ubaho nyakuri, nibwo ukomera nyabyo. Naho iyo wiyemeye ukirata, ukumva byose wabyishoboza, birangira urindagiye uguye, ndetse wanagukabura no kubyutsa kubera nyine bwa bwiyemezi ngo urashoboye. Turaza kubona muri amasomo ko gukomera mu Mana nyabyo ari ugukurikiza amategeko y'Imana. Kubaha Imana niko gukomera nyakuri. Ni nabyo Pawulo Mutagatifu ari kwibutsa Abanyakorinti mu isomo rya mbere, abereka ko ibyo tuba twagezeho byose atari ku bwacu, no kubera Imana. Pawulo yagize ati, bityo ku bwacu tukaba ntacyo twashobora kwiratana kudukomotseho, kuko ubushobozi bwacu buturuka ku Mana. Amen. Ese muvandimwe, ukuriho ni Imana ubikesha, cyangwa urishoboye ngo ntunakene n'iby'Imana? Nuko rero muri iri somo Pawulo agakomeza twereka akamaro k'itegeko, uhereye ku mategeko ya Musa abantu tugomba gushakiramo ubutungane. Ariko nyine itegeko ubwaryo ntiryagukiza, ahubwo ubutungane. Byumvikane ko bidusaba gukora cyane. Uko wubahiriza amategeko y'inyuma ntibihagije ubwabyo, bityo bikaba bishinze n'imbere nibwo byagira akamaro. Kuko amategeko y'Imana, amagambo y'Imana ari ubuzima butanga ubutungane. Anabyo umuririmbyi wa Zaburi yagarutseho ati, Uhoraho Imana yacu ni nyir'ubutagatifu. Amen. Rero bavandimwe, kumvira itegeko ntibikabe gusa ari ukwikiza, kurangiza umuhango no kugaragara inyuma neza,
ahubwo bikatubera impamvu yo gukomera ku Mana no kuyishingikirizaho buri munsi. Bityo amategeko y'Imana ntatubera umuzigo cyangwa nk'amabuye yadutsikamira, ahubwo amategeko agatuyobora ku Mana. Ngiri itegeko rivuguruye, itegeko riyobora abantu ku Mana. Na Yezu uyu munsi aduhaye urugero rwiza rwo kudatandukira ngo turenge ku mategeko, bityo tukumvira Imana no kuyikomeraho. Ubwo Yezu ashimangiye muri Ivanjiri uyu munsi agira ati, "Nimukeke ko naje kuvanaho amategeko cyangwa abahanuzi, sinaje gukuraho ahubwo naje kunonosora." Amen. Urakoze Yezu kuduha umurongo mushya w'abana b'Imana. Yezu uyu munsi mu guturuhura agamije kutwereka ko itegeko rya kera ryo mu isezerano rya kera ryashoboraga no kubera umuzigo abantu, dore ko abigisha amategeko n'abafarizayi mu gukurikiza amategeko cyane bagakabya wari nk'umutwaro bakoreraga rubanda, bityo amategeko agahanda Abayisiraheli. None Yesu aje kuduhumuriza, aje kuvugurura, kunonosora iri tegeko arigire rishya, bityo ribe ritagatifu kubera Yesu. Rero ntibukire ushikamirwe, kuko Yezu ubwe ni karuhura. Yezu raje guturuhura ngo dutunganire Imana, atuyobore inzira nziza igana Imana, adusohoze ku Mana. Rero bavandimwe, mu buzima busanzwe hari abantu bamwe batinya amategeko, abandi bakabeshyira ngo babuza kwigenga, kwinyagambura, kuko nyine ngo arababoha, bigatuma ngo batisanzura, bigatuma buri gihe bayabona nk'umuzigo ubaremereye. Nyamara bavandimwe, nubwo twatinya itegeko rifite akamaro gakomeye cyane, ariko reka tuvuge ku mumaro wayo mu ngingo enye. Icya mbere, itegeko ribereyeho défendre du mal, kurwanya ikibi, akajagari, rigatanga umurongo, ordre. Ni nka garde fou, ritangira ikibi, ati nturenge aha udapfa, wabirengaho nyine ugapfa. Ikindi cya kabiri, c'est promouvoir le bien commun, kurengera inyungu rusange, bityo itegeko rikabuza abantu gukora bakurikije ibyifuzo byabo bwite no gushaka kwikubira bakurura bishyira, bihereza, bikoreramo inyungu rusange. Icya gatatu, déterminer les droits et les devoirs de chacun, gusobanura uburenganzira n'inshingano za buri wese mu butabera bw'abana b'Imana. Icya kane, encourager à faire ce qui est juste, gukora ikiri cyiza. Ubutabera, ubwigenge ntabwo ari ukwisanzura mu kibi, ahubwo ni ugukora neza, guha buri wese ikimukwiye. Burya bavandimwe, iyo hari umurongo mwiza watanzwe ni amahirwe, tuba dutomboye. Aho ngaho sibye indangare, ubundi buri wese akagombye guharanira kugera ku cyiza akurikije itegeko. Itegeko rero ntabwo ribereho gukinagaza no gushikamira abantu cyerekeye amategeko y'abanyagitugu, ahubwo kubaruhura, kubahumuriza, kubaha umurongo no kubafasha kugera heza. Ngaho Yezu ashaka gutugeza, kunonosora, kudufasha kugera heza. Aheza ni ku Mana. Ni nabyo Yezu yasorejeho muri Ivanjiri ati, uzajya akurikiza akatoza abandi, azitwa umuntu ukomeye mu ngoma y'ijuru. Amen. Rero bavandimwe, gukomera ku Mana bitanga ijuru, bitanga ibyishimo, bitanga amahoro n'ituze, ukabaho neza utunganiye Imana. Burya bavandimwe, abantu barenze umwe iyo bateraniye hamwe, aho hantu hakagombye kuba hari amategeko cyangwa udutegeko tubagenga, ndetse hakabonekamo n'umushefu ushinzwe gukurikiza bwa mbere iryo tegeko. Ntabwo rero umushefu ari ukuyasunikira ku bandi nk'abafarizayi nk'uko babigenzaga, wikiza cyangwa ukomeza gucungacunga abatari kuyakurikiza, ya mitwaro iremereye ivuna abayoboke b'Imana. Oya, umuyobozi ni wa mbere ukurikiza itegeko. Burya no mu rugo rwiyubashye haba mu itegeko. Umugabo nutanga itegeko mu rugo rwe, ariko ritari ryo guhonyora no gukandamiza umugore n'abana cyangwa gutsikamira abayobora, ahubwo itegeko riruhura, ritanga umurongo muzima. Rya tegeko ryiza rigamije gukosora, ritari ryo guhana wihanukiriye uhanura, ahubwo guhanura, impanuro n'ubuhanuzi. Muvandimwe, igikubwira umuntu ugendera ku murongo ni uko yahawe itegeko akaryishimira kandi akarikurikiza byishimiye, byumvikana iyo ari ryiza, kabone nubwo ntawe umureba, mbese ntakorera ijisho, ibyo biramushimisha. Ese wo muvandimwe, ntawe ukureba wakomeza ugakora neza, ukikoresha, ugakora igikwiye, udakorera ijisho? Ibaze nanjye nibaze, niba uko dukora iyo ntawe uduhagarikiye, ni nka mwana ubwiriza mu byiza, niba bishimisha Imana iyo ntawe uduhagarikiye. Umugabo yari afite umukozi wamukoreraga, ariko uwo mukozi akaba akorera ijisho, yari umunyamanyanga. Bityo boss yaba adahari akigabiza ibye, kwiba n'utundi tugeso,
nuko umunsi umwe bose aza kujya mu rugendo, amuha itegeko ati fata urufunguzo n'urw'icyumba kirimo inzoga yandi duherutse kwenga, nsize rero nyitaze, uzahakingure nyuma y'iminsi 3 maze uyivunure. Rero ntuzahakingure mbere y'iyo minsi 3, udatuma iyo nzoga ipfuba ikaba ingera, ugatuma duhomba, kandi araho dutegeye amakiriro. Wa mukozi ati yego bosi, ndakubaha kandi iryo tegeko nzaryubahiriza sinzarirengaho. Nuko bosi yigira mu rugendo, agishingura ikirenge. Wa mukozi n'amatsiko menshi n'ifemba ryo gushaka kuba asoma kuri ka kayoga ikibabi, agufatira rwa rufunguzo, ahita akingura. Arushyizemo asanga atari rwo ruhakingura, nuko yirukanka asanga bosi ati nyakubahwa, mwambaye urufunguzo rutari rwo. Ye baba we, babyeyi munyumvire, urufunguzo rutari rwo. Abiguye n'iki kandi ya minsi 3 itaragera? Apene nk'iminota 5 gusa ishize. Mbega icyaka kiraha babyeyi, ubusambo, gukopera, kwiba, kurenga ku mategeko. Babyeyi, ubwo se hari ibindi bimenyetso bosi akeneye ku buhemu n'agasuzuguro by'uyu mukozi we? Wasanga yarari kumugerageza ngo arebe n'ibyo bamubwiye kuri we ari byo koko. Itegeko bamuhaye ry'iminsi 3 arirenzeho, yishakiye kwiyorohereza, none bimukozeho. Urufunguzo mwansigiye nsanze atari rwo. Ese mubyeyi, waye umubose ugafata uyu mukozi utiriyo wiruka, wamugenzereza ute? Ibaze nanjye nibaze. Ese muvandimwe, wowe gucyo ushaka kugorana, ugashaka guhinyuza abagukuriye, ababyeyi, abagukoresha, ukorera ijisho, ukarenga ku mpanuro z'abakuru, ukarenga ku mategeko y'Imana, ukamera nk'aho umwana utabwirwa wishinyoni itaribwa. Kandi umwana utumvira ababyeyi yumvira ijeri. Tuzirikana ya mvugo y'umuhanga igira iti kumva biganisha kumva, kumvira, kwihangana, kwifata ntukore ikibi biganisha ku butungane, kumvira Imana. Ngira itegeko rivuguruye Yesu ashaka gutwigisha rituganisha ku butungane, kubaho tudakorera ijisho buri munsi. Ese mu Kristo aho ubaha bitegeko? Ese ryaba ari ryawe washyizeho cyangwa ni ry'Imana? Byumvikane ko ari itegeko kandi ryubahirizwa neza, nta kavuyo kaharangwa, nta kajagari. Haba hari umurongo mwiza, ordre, abahari bakishima, nta kavuyo, nta kajagari, nta mwiryane. Mbega byiza. Imana ibiri aho hantu niba hari itegeko ry'urukundo, rya tegeko rishya rya Yesu rinonosoye rivuguruye ryo kwigana Yesu no kumukurikiza, kumukomeraho. Hari ibintu bibiri bijyana mu buzima kandi bizana discipline, ukagira ikinyabupfura pe. Ariko ku muntu wabyubahirije ni itegeko n'ingengabihe. Aba bagabo babiri b'intwari iyo bafite ntushobora kudohoka, ntushobora kwigumura no kwivumbura, ntushobora kurambirwa. Uhorana akanyamuneza no kumva kutaremerewe, udashikamiwe, kandi ukutaremerewe nturemerere n'abandi. Ugahora ukora neza, wowe buri gihe ugahora wumva ko hari aho utarenga kubera yangengabihe n'itegeko ufite. Bityo abagabo babo bafite bombi ukumva ko utemerewe gutana, gutandukira. Urugero, ndi padiri, hari umurongo ntarenga, ngumva ko ntemerewe gutaha nijoro, hari ibyo ntemerewe gukora, kabone ubwo sosiyete yabyohokaho. Buri gihe ngumva ko ngomba gukurikiza amategeko yahomba, cyane cyane amategeko ya kiliziya nyine. Waba ushinze urugo ntiwemerewe kujya gusenya ingo z'abandi, kuko nyine ufite itegeko ryo kudaca inyuma uwo mwashakanye. Iryo tegeko rikaba ryanditswe mu mutima wawe, la conscience, ryaje uri imbere gutangira. Iki ni cyiza gikore, iki ni kibi kireke. Ari uwihaye Imana, ari ushinze urugo, ufite itegeko ry'uko ugomba kuba indahemuka mu masezerano yawe, mu muhamagaro wawe, kuko nibyo bitanga ibyishimo. Umukristo hari ibyo atemerewe kumva, hari ibyo atemerewe kureba cyangwa gukora, kuko nyine ufite itegeko ribikubuza, rya tegeko ry'Imana rishinze mu mutima wawe, umutima nama wawe. Hari aho utemerewe kunyura, nibwo uzanasanga hari bamwe bari kukwibazaho bati uriya mugabo ni inganzwa mu rugo, ategekwa n'umugore. Umugabo utaha saa 1 z'ijoro ntataramane n'abandi ngo babe banageza mu gicuku, yewe uyu mugabo ni cy'abakobwa. Abo bose bavuga ayo magambo ntibamenye ko ufite umurongo utagomba kurenga, garde fou. Itegeko n'ingengabihe bimeze gutyo akaba ariyo biguha ibyishimo n'amahoro mu buzima bwa buri munsi. Kubahiriza igihe, ukubahiriza amategeko ya sosiyete n'ay'Imana bitanga ibyishimo n'amahoro mu muhamagaro wawe. Bityo ntudohoke, ugahora nyine uri ku murongo, ubwenge buri ku gihe. Bavandimwe, buri wese agerageza komere ku Mana, kuko nudakomera ku Mana ntuzakomera. Ukora icyo bita kunamba ku Mana, uzahirwa. Niba ukomeye ku Mana niba uzakomera, uzishima. Bityo uzirinde kudohoka, maze urebe ngo uramererwa neza, unyuze Imana buri munsi. Utube hafi Nyagasani. Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyoseze ya Cyangugu.
wanjye